Kiramo imibare 10 yawe cyane. Ngaho fata telefone yawe ndimo ndihuta. Huh? Jesus is Lord. Oh, no. Huh? iriya misiyo mfite hanze yaranzengereje n'ubu ngiye gusubirayo none ndagira ngo ziriya bizinesi ngiye kuba nsize uzikurikirane cyane uburyo nzasanga nta kibazo sibyo shaka hariya hakurya rwose sinkubeshye ni ikibazo gukorera hanze y'igihugu biragora urira bebe iramukateka ngende nyitereteresha rwose mwabuja rwose uri mwiza rwose ndakubonye umutima wawe nakumvamo ariko se koko kakana utwo tugambo uri kudukura he utwo tugambo wadukuye ko ari utwo abantu bakuru koko nshobora kuba ndi umwana inyuma ariko mu bwonko ndi mukuru ako nzanagutetesha nta kibazo cyangwa se hano ngiye kuvuga umusubete ntabwo ari umusore gusa mwabakukaneje rwose mwabuja winyara rwose nkikubona nahise nk'ukunze nzagukunda akazi none iyo nzobe yawe izahita yikuba kabiri urukundo mukunda ruzajyana kwa muganga shaka telefone yari yamenye amatwi gahunda z'akazi nazo zizahasha
uyu mwana se ko uri kubona mbonye mwe mwizihiwe muri uyu mwana yari arimo amarirungu nyine mu kanya karuhaye wagiye asigara hano ngari. Okay. Mwana witwa ndetse? Nitwa Silas rwose. Mu rugo iwanyu ni he? Njye ni kavukire y'inaha nyine nk'ibisanzwe. Ni byiza. None se mwana ukora iki? Njye ndi umunyeshuri nyine bisanzwe. Urakiga? Mbonye ubisa nkaho uzi kuririmba, wagira ngo ufite impano. Aregana papa yari umuhanzi. Yari umuhanzi? Bo uvugana n'uyu mumeri rero. Nzakuzamura impano mbonye uri umwana mwiza cyane. Aha reka nsigire ibiryo wa nyirabyo ndabona baje.